muhaye ikaze nanone kuri Banse de Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye tubageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote uw'impuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe no kumudushyigikira. Tugiye kwera hamwe ubwoko butatu bw'abagabo. Umugore adashobora kwibagirwa na rimwe mu buzima. Bagabo basore, ibi bintu mugomba kubyitondera. Mugomba kubyitoza kubera yuko nta kintu kibi nko kugira ngo uhure n'umukobwa cyangwa se umugore mu masegonda mutandukanye ahita kwibagirwa. Ariko niba ari umukobwa wakunze cyangwa umugore wakunze, ugomba kuba uzi neza yuko ushobora, ufite imbaraga, ufite ubushobozi bwo gutuma atakwibagirwa na rimwe mu buzima. Rero ubwoko butatu bw'abagabo, nta mugore nta mukobwa ushobora kubibagirwa. Niyo mpamvu ngira ngo basore bagabo muha agaciro ibi bintu. Ikintu cya mbere, umugabo wa mbere, umugore umukobwa atakwibagirwa. Umugabo uzi gufata neza umugore, mu yandi magambo umugabo uzi kumenya icyo umugore ashaka. By'umwihariko umugabo uzi kwita ku mugore cyangwa gufata neza umugore mu buriri. Mu yandi magambo umugabo uzi gukora amabanga y'urugo. Niba umugore yanezerewe mu mabanga y'urugo, biragoye ko yakwibagirwa. Nubwo hari ikintu cyatuma mutandukana, muri ino si duhura n'ibintu byinshi bitanya abantu, ariko mu gihe umugore yanyuzwe mu buriri akagenda, by'umwihariko nk'abadamu batandukana n'abagabo cyangwa se mo kimwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, umugabo gore yapfushije umugabo cyangwa se mo kimwe yatandukanye n'umugabo mu bundi buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyo umugabo yarazi kumunezeza mu buriri, ntashobora kumwibagirwa nubwo yashaka undi. Igihe cyose ahora atekereza wa mugabo wa mbere. Niyo mpamvu ngira ngo basore, ibyigisho nkunda kwigisha ni ibintu umuntu ashobora kumva, waba washatse waba utashatse. Mbyigisha mu buryo cy'umuntu wese abasha kubyiga, mukabifata nko kwiga, atari ibintu rwose mufata nkaho ari ikintu kibi kiri tabu. Oya, ibi bintu ni ibintu mugomba kwiga. Niba uri umugabo uzi gukora amabanga y'urugo, biri perfect, imwe binyura bikanezeza umugore, ntabwo ashobora kukwibagirwa. Kandi akenshi abagabo bazi gufata neza abagore mu buriri binagaragara no mu buzima busanzwe. Niba abagabo bazi kwitaho umugore, niba abagabo bazi kukuzamura byiyumviro by'umugore, babandi bazi gutega amatwi, babandi avuga ikintu yoroheje areba umugore mu maso, mbese ibintu bituma umugore azamura ibyiyumviro cyane. Umugabo nk'uyu rero nta na rimwe umugore abasha kumwibagirwa. Rero niba utagira ikintu na kimwe ukora, dufate nk'urugero, niba ari umusore n'umukobwa mukamuri kumwe, wenda nta n'amabanga y'urugo mwigeze mwakora kuko muvuga muti nta bintu byo kurya ubukwe bubisi, ukaba uzi neza ko ufite imbaraga zo kuzamura ibyiyumviro by'uwo mukobwa muri kumwe cyangwa se umudamu, hahandi agenda igihe cyose agahora yicaye akwibazaho, agutekereza uburyo icyo umuvugishamo, uburyo ki niba umufashe mu ntoki, mu biganza cyangwa mu rutugu, uko umufata muri make, uburyo ki umureba mu maso yo muhura. Ibyo bintu ntabwo umukobwa cyangwa umugore ashobora kubyibagirwa. Niyo mpamvu rero ibi ni ibintu ubasha kwiga ukabyitoza. Noneho wavuga ngo uranashatse, umugore ikintu ugomba kwitaho cya mbere ni ukumenya ngo amabanga y'urugo urimo arakora neza, hahandi yanyuzwe, kuko iyo uyakoze nabi arababara, kandi iyo yababaye arakuzinuka, aranakwibagirwa nta nubwo anakwifuza. Rero iyo ibi bintu byose ubitunganya neza, ni hahandi umugore ahora agufite amarangamutima, nta mugabo n'umwe yagusimbuza, nta n'undi yakubangikanya. Icyo kintu mu gihe agaciro. Ariko nubona umugore wawe agusimbuza abandi bagabo cyangwa kubangikana, bivuze ngo hari ibintu urimo kwica. Wica amarangamutima ye cyangwa mu buri ntibigenda. Hari umugabo ujya ukubwira ngo umugore wanjye arancika, nta kintu mba ntakoze. Buriya nuko abatakubwiye hari byinshi ubutakoze. Ubasha kumwambika, ukamukesha, agasa neza, akarya neza. Ariko mu buriri iyo byapfuye, nshuti mukundwa w'unkurikiye, ntabwo umugore akwibuka. Ni hahandi uzabona akina n'abandi bagabo, akina n'abandi basore, wowe bikakubabaza, ukavuga ati umugore mba namuhahiye, ibintu byose mba nabitunganyije. Ariko hariya hantu buriya niho ruzingiye. Kiriya kintu niba utagikoze neza, kandi ntazakubwira ngo wagikoze nabi kubera ko abagabo bagira ikintu cya pride,
ikintu cya igwa muri bo, ntabwo yakubwira ngo ibintu bikora nabi, oya arakwihorera, ariko ikizabikubwira ni uko atazaguha agaciro, ni uko atazakubaha, azajya ahora avuga nabi, azajya ahora atelefona n'abandi bagabo unareba, kubera yuko ntabwo agutinya, akubona ko utari umugabo. Rero nshuti mukundwa unkurikiye, ibintu bibaha agaciro. Kabiri, umugabo uzi gushyiraho imbibi. Umugabo uzi gushyiraho imbibi nta mugore utamukunda. Ni ukuvuga ngo ni umugabo winjira mu nzu cyangwa se ahuye n'uwo mugore, umugore agahita yumva ko agomba kumuha icyubahiro. Rero niba umugore atagutinya, atakubaha, buriya biragoye yuko yakwibuka mu buzima bwe. Umugabo uzi gutanga inama, uzi kuyobora umugore, akamuyobora mu bintu byose, ni wa mugabo utaricishwa aha, wa wundi uzi gufata icyemezo, utatuma umugore akora ibyo yishakiye. Rero abagabo benshi bazi gukora ikintu gituma abagore bababona amatwi. Bivuze ngo umugore iyo ukunda kumutuma gukora ibyo yishakiye, ikintu cyose akubwiye ukagikora nk'uko yakivuze, ntabwo aguha agaciro, ahubwo ahita ahinduka uwo hejuru kuri wowe. Iyo umureka ibintu byose akabikora uko abishaka, ntabwo yakubaha, ndetse umugore utakubaha buriya nta n'ikintu na kimwe cyatuma akwibuka mu buzima. Rero bagabo, mumenye kwihesha agaciro, mumenye kwihesha icyubahiro. Umugore uri mu buzima bwawe ugomba kumuyobora. Uyu munsi ukavuga yego, ariko ejo ukavuga oya. Ikintu cyose agusabye ntabwo ari ngombwa yuko ucyemera, kubera yuko akenshi ushaho kubyemera ntabwo umugore abikubahira. Iyo umwitaho cyane ugakabya, kugeza yiyumvisha yuko akurenzeho, urashya, bikubera umuriro utazima. Rero umugore iyo umukorera ibintu buri gihe bimwe, ikintu cyose akubwiye ukagikora kandi bikaba ari bimwe, nta kintu uhindura, ntabwo ashaka kukwibuka, arakwibagirwa vuba rwose yabonye undi muntu umukwibagiza. Hari abagabo benshi ubona bafite nk'impano ya gukunda no kwita ku mugore. Ni wa mugabo ubasha gukingura umuryango w'inzu bagiye kwinjira, akingura umuryango w'imodoka. Mbese iyo ubikora kenshi buri munsi, umugore arabirambirwa, ubundi akagufata nk'umukozi wiwe. Birasaba ngo rimwe na rimwe ujye unyuzamo yikingurire. Niba ari uri imbere, yikingurire. Umutunguye, bisaba ngo ujye umutungura, umureke nawe agira icyo akora. Rero nukomeza gukora ibintu byinshi cyane ugakabya, umugore ntabwo abiha agaciro. Kumutkomplimentinga cyane, uri mwiza, urasa neza, urakeye, ukamuha impano buri munsi, impano z'akataraboneka, ntabwo agufata nk'umugabo w'igitangaza, agufata nk'aho nyine utegetswe kubikora, ahubwo mu gihe waba utabikoze bikaba nabi. Rero nshuti mukundwa, umugore akeneye ngo ushyireho imbibi, kandi ntabwo akeneye ngo uhore ukora ibintu bimwe. Kora ibintu byinshi bitandukanye kandi bimutunguye. Ntajye yicara azi ngo ugiye gukora iki, ntajye yicara azi ngo ugiye kumubwira iki. Ugomba guhora uri umugabo utandukanye n'abandi bose azi, mbese ajya kwibazaho buri munsi. Nibwo rero ahora agutekereza, akagukumbura, bigatuma ahora kwibuka. Nubwo mwaba mutandukanye, agahura n'undi mugabo, igihe cyose umutima we uzajya uhora agutekereza. Gatatu, umugabo uwo ari we wese umugore yikundiye ku giti cye. Umugore niba yagukunze, icyo wamuha cyose aragikunda. Ariko niba umugore atagukunze, utari umugabo umugore yakunze, ntabwo uzamukururisha ibintu ngo bikunde. Ntuzamukuririsha ibyo umugurira, ntuzamukururisha amafaranga. Nta kintu na kimwe wakora ngo umugore agukunde ariko we yakwikundiye ku kantu gatoya wakoze, cyangwa se mo kimwe akubonye agahita umutima we ugahita uzamuka yagukunze. Ahora kwibuka igihe cyose, ntabwo ajya kwibagirwa. Niyo wamusiga ukagenda, ahora kwibuka, ntabwo akwibagirwa. Nubwo mwaba mubana mu rugo, umugore yagukunze ukamukorera buri kimwe cyose kibi, ukamukubita, ukamutuka, ariko ubwe yarafashe ya mbere mu kukwikundira, ntabwo nubwo mwatandukana ntabwo ajya kwibagirwa, ahora agutekereza. Rero nshuti mukundwa wowe nkurikiye, uramenye umugabo umwe muri aba ngaba ni umugabo abagore bishimira kuba bari kumwe nawe.
buriya umugore niba yagukunze yumva kuri we kubana nawe bimuryoheye. Umugore niba muri kumwe ukamuha ibihe byiza, ukamuha amarangamutima meza, mu buriri bikagenda neza, nta muntu yagusimbuza, nta n'uwo yakubangikanya. Umugore niba uri umugabo uzi gufata ibyemezo, uzi gushyiraho imbibi, uzi kumuyobora neza, kandi ukaba umujyanama mwiza, akaba ari wa muntu agirira icyizere akajya kugisha inama, uwo mugore ntabwo yakwibagirwa n'umunsi umwe, ahora kwibuka. Rero nshuti mukundwa nkurikiye, ibi bintu ubiha agaciro. Basore bagabo, mujya muvuga ngo abakobwa cyangwa abagore bari mu buzima bwanyu barababeshya, mwamwibeshya ari mwebwe. Ni mwebwe mubasha kuyobora ibintu byose, ariko n'ubu udashaka kuyobora, n'ubundi umugore nyine aragucika. Atagucitse arakubeshya, atakubeshye akubangikanya n'abandi, kandi mukagumana. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze? Nyakira muri comments. Niyo mushya kwica no kura like, subscribe cyangwa abone, kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kubana namwe, mwana ni Dohote w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye.